Niyori agizwe akajiji bwa kabiri. Niyori barongeye bamukubise igipindi bwa kabiri. Ese guys, ubona Niyori we ari umuntu wo kuba yakundwa? Ese ubona Niyori ibintu byo bari gukora umunsi ku munsi ubona ari umuntu muzima? Guys rero Yves tuvugana Niyori amujyanye Kigali. Niyori ubu tuvugana kandigiye mu mujyi. Nyambo we amarira asigaye ari amarira. Nyambo asigaye afite agahinda gakabije. Nyambo asigaye afite impimba ku mutima. Ese guys, Niyori ngubu ko tuzi ko Yves nta keza ke. Yves kuri ino nshuro yabagiye gukorera iki Niyori? Ese Niyori kuri ino nshuro no bagiye kuba bamukoresha iki? Guys rero turabizi ko Yves nta cyiza cyafite kuri Niyori. Turabizi nubwo ajyanye Niyori mu mujyi, turabizi ko icyambere kimujyanye no kuba yamugirira nabi. Ese guys, ibaze ko Niyori ngo tuvugana niba mwicira Kigali biragenda bite? Ese guys, Yves w'ibintu byo yishizemo mu rukona azapfa kubyikuramo? Ese Gasharu nimenya neza ko Yves ari we wajyanye Niyori amutorokesheje, mubona filime yacu Ibanga itazahita ikindi Yves turabizi ko atazongera kuba yagaruka mu cyaro mu gihe bazaba bamenyesha amafuti yose yakoreye Niyori. Turabizi ko Yves igiturage cyose kizahita kimwanga. Turabizi ko Gasharu nimenya ko Yves ndetse na Dete ari be bapanze bino bintu byose byo kuba bagirira nabi Niyori ngo babe bamujyana mu mujyi bamuteyo. Turabizi ko Yves nta jambo azongera kuba yagira mu mudugudu. Yves turabizi ko nta kintu na kimwe azongera kuba yakora gishingiye kuba cyamugaragaza neza muri Gasharu. Nyambo turabizi uburyo akundamo Niyori namubura. Turabizi ko aticara ngarebere kandi Niyori yabuze. Turabizi ko Yves ibyo bizajya hanze byanga byakunda. Yves akomeza kwigira umuntu wadanje kandi tuzi ko ikintu cya mbere gikomeye mu buzima ari urukundo. Yves akomeza kuba yishira imbere cyane, akishira imbere y'abandi bose, kandi tuzi neza ko Yves nta rukundo agira ndetse nta mutima agira. Yves akomeje kuba yagaragaza ubugwari bwe mu rukundo. Yves yihambiye kuri Nyambo arakabya. Yves yamaze kwihambira kuri Nyambo arakabya cyane. Yves akomeje kwigira undi wundi paka kugeza igihe n'ahagambaniye umuntu wakunda. Ese gutwara Niyori sinahari ukugambanira Nyambo? Ese Yves mubona we azapfa gutuza mu gihe azabona Nyambo ari aho ngaho ari gushakisha Niyori kandi azi neza ahantu ari? Ese guys, Yves we mubona atekereza neza? Guys rero niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo wakora subscribe maze tukomeze tugendane mu zindi benefits zose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi ndagusaba niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, ube watanga ibitekerezo byawe, umbwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko kugira tube turi hano twebwe ari mwe mutubeshejeho. Murabizi ko mwe mudakunze ibintu byacu nta n'ikintu na kimwe twakora. Murabizi ko ibintu byose tuba turi gukora ari mwe tuba turi gukorera. Guys rero icyo ngusaba ni ukutabura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga cyangwa se kuri Ben Center yose filime yacu Ibanga zibaze gucana kuri Venke Empire. Guys murabizi ko Yves ngo tuvugana yishize mu makosa atapfa kwikuramo. Turabizi ko Yves ikintu cyakoze agikoze nk'umuntu w'umugabo, ariko turabizi ko ikintu cyakoze ari ubugwari. Yves turabizi ko ibikorwa byose bari gukora umunsi ku munsi aba ari kubikoreshwa n'urukundo afite Nyambo rudafite n'agaciro. Nyambo umunsi azaba yamenyeshe ko ibi byose byamubaye hari Yves buri inyuma. No ntago tuzi ko Yves n'ubushuti buzaguma kubaho. Ntago tuzi ko ubushuti Nyambo afitiye Yves noneho buzongera kuba bwakunda. Ese Niyori we ubujiji bwe mubona buzamugeza he? Ese Niyori gushukwa gutya byoroshye mubona Niyori we azagarukira he? Ese ubona Niyori
afite we mu mutwe hazima ku buryo noneho buri kintu cyose bamusabye acyemera. Guys rero icyo ngusaba ni ukutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga cyangwa se kuri Benetsense ikurikira filime yacu Ibanga. Ntabwo tuzi ukuntu biraza kugenda Nyambo nabura Niyori. Niyori ubu ngubu tuvugana ni inkingi ya mwamba kuri Nyambo, ariko Niyori nawe turabizi ko uburyo akunda mu Nyambo ntabwo yamugambanira, ariko Yves we uburyo akunda mu Nyambo atangiye kuba yamugambanira. Guys rero katube turetse bya Niyori na Nyambo tuze gukurikira kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Turabizi ko ihari kandi namwe turabizi ko muhari mukunda ibikorwa bya Vinky Empire. Guys rero Kiramani akomeje kuba yashiramo agatege mu kuba yashakisha amakuru kuri Tereza. Kiramani yafashe umwanzuro ko agomba gushakisha amakuru ya Tereza byanga byakunda. Kiramani yivuye inyuma mu kuba yashaka uburyo yakura amakuru muri telefoni ya papa we. Ese Kiramani namara kubona amafoto ya Tereza ari muri phone ya papa we, mubona Kiramani we umwanzuro wazafatira kuri Tereza ari uwuhe? Ese Kiramani nawe yazaba nka papa we akagirira nabi Tereza? Ese Kiramani mubona kino kintu yagikora cyo kuba yagirira nabi undi muntu? Guys rero turabizi ko Kiramani byanga byakunda araza kubona amakuru meza kuri Tereza. Turabizi ko Kiramani buri kimwe cyose aragikora kugira ngo abe yabona amakuru avuga kuri Tereza, kandi buri muntu wese turabizi ko yabikora kugira ngo abe yabona ikintu cyatuma atuza. Kiramani ibyo akora byose turabizi ko abikorera n'ubuntu. Kiramani turabizi ko ikintu cyose kiba ari gukora umunsi ku munsi bari kugikora kugira ngo abone ukuntu ashimisha mama we. Ese Kiramani naza kuvumbura amakuru ko Tereza ari muzima ndetse akavumbura ko Tereza ari we mama wamubyaye wa nyawe, ese papa Kiramani azabisobanura ute? Ese papa Kiramani mubona afite ubusobanuro yasobanura imbere y'umuryango? Papa Kiramani turabizi ko nta kintu afite yavuga kuri Tereza mu gihe bazaba bavumbuye ko ari mama wa Kiramani. Ese guys wowe utekereza ko Tereza nahura na Kiramani mubona Tereza azamubwiza ukuri kose kuri biri inyuma? Ese utekereza ko Kiramani amakuru yose azaba yayamenyeshe mu gihe azaba yahuye na Tereza? Guys rero turabizi ko Kiramani ndetse na papa we ndetse na mama we muri zino minsi ntibameranye neza. Kuva igihe Tereza yagaragariye kuri televiziyo turabizi ko mu rugo kwa Kiramani hasigaye hari akantu kagatutse umukuntu. Turabizi ko Tereza yatangiye gutera umwiryane mu rugo kwa Kiramani. Turabizi ko buri kimwe cyose papa Kiramani azagikora kugira ngo abone umuryango we wishimye. Ubu ngubu tuvugana Tereza ari mu maboko abiri, mu maboko y'urupfu n'ubuzima. Mu gihe papa Kiramani ari wafashe Tereza turabizi ko papa Kiramani nta mpuhwe yagira, turabizi ko ari uguhita mwica. Naho mu gihe Kiramani ari wafashe Tereza turabizi ko Tereza azaba abonye ubuzima bushasha. Turabizi ko Tereza nta kintu kizamuha mu gihe azaba ageze mu maboko ga Kiramani. Naho mu gihe azaba ageze mu maboko ga papa Kiramani ho turabizi ko ikintu cya mbere tuzakora ni ukuba twaririra mama Kiramani mu gihe azaba ari gushingurwa. Guys rero Tereza ari mu byago kandi ibyago bimuriho turabizi ko ari we wabyishizemo tujya kugaragara kuri televiziyo, ariko Tereza turabizi ko ibi byose yabikoze atari cyo agambiriye. Ese guys wowe utekereje ko papa Kiramani yamaze kuvumburwa amafuti yose yakoze ubona Kiramani yamubabarira? Ese guys wowe utekereje ko Tereza yamaze kumenyekanwa ko ari mama wa Kiramani byanyabyo, utekereza ko byagenda ute? Icyo musaba nuko batanga ibitekerezo byawe ukambira ukuntu umva kuri filime yacu Ibanga, ndetse wawe unashaka
ukanakora subscribe nimba rugambira ugeze hano kuri Venke Empire ndetse ukanasharinga kuri bagenzi bawe bake ufite nabo bakabona ubutumwa bwiza muri film yacu Ibanga. Icyo mbari musaba nuko aba umunyamuryango wuzuye kugira ngo tujye tugendana muri bikorwa byose mbandi kubagezaho umunsi ku munsi. Icyo mbari ngusaba no kuba waba umunyamuryango. Guys rero turabizi ko film yacu Ibanga ikomeje kuba yatera indi ntambwe. Turabizi ko Jojo nawe akomeje kuba yagendera mu mandazi atazi ikipe yari gukina nayo. Turabizi ko Jojo akomeje kuba yajya mu nzira mbi zatazi niyo ziri kugana. Turabizi ko Jojo uburyo yemeramo Gahima nawe turabizi ko buri kimwe cyose azagikora kugira ngo Gahima yishime. Kandi na Gahima turabizi ko ubu ngubu tuvugana asigaye yafashe umwanzuro kuba yafata neza date kurusha uko afata neza umugore we. Gahima turabizi ko ubu ngubu yateshutse ku nshingano zo ku rugo rwe. Gahima turabizi ko ubu ngubu yatereranye Jojo. Ubu ngubu asigaye afata neza date nk'aho ari umugore we. Ese guys wowe utekereza ko Gahima igikorwa cy'abari gukora ari igikorwa cy'ubugabo cyangwa se n'ubugwari? Gahima we na date mubona ibintu byo baba bari gukora ari ibintu bizima? Ese ubona biriya bintu bizabahira? Ese Jojo we mu gihe azaba yamenyeje ukuri kose kubiri inyuma utekereza ko azafata ute date? Ese mubona wowe azafata ute umugabo we yizeye ndetse kugeza n'isaha bagamubwira ibihuha bimuvuga akanamwizera ndetse akanamurwanirira? Ese ubona bishoboka kugira ngo Kiramani nako Gahima azabona ubusobanuro imbere y'umugore we? Guys rero turabizi ko Gahima nta kintu yagera imbere ya Jojo mu gihe azamenyeje ukuri kose. Nta kintu yagera imbere ya Jojo ngo avuge. Turabizi ko ibintu byose bizahita bipfira rimwe. Kandi guys turabizi ko Jojo nawe atavugirwamo. Jojo turabizi ko yifatira imyanzuro ze ku giti cye. Turabizi ko Jojo yakora buri kimwe cyose ariko ntabure Gahima. Ese no kuri ino nshuro niko bizagenda? Ese no kuri ino nshuro Jojo azakora igikorwa cy'ubugoryi ababarire Gahima? Guys rero turabizi ko Jojo nubwo akunda Gahima ariko ntago yifuza kuba yamugirira nabi. Kandi guys wowe icyo ngusaba no kuba wakurikirana ibikorwa byose mandi kubageza umunsi ku munsi. Ese guys wowe iyo utekereje ko ubu ngubu tuvugana Jojo yamenyeshe ukuri utekereza ko yakora iki? Guys rero kugire kuri Kiramani ndetse na Queen wiwe. Queen Kiramani urunkundo zabo nabo ntago tuzi iyo bizagarukira. Kiramani ubu ngubu tuvugana twamaze kumenya ukuri kubiri inyuma ko afitanye ihuriro n'umusheri wa Queen. Twamaze kumenya ko Kiramani afitanye connection ya hafi n'umusheri wa Queen. Ese Kiramani ko yafashe irembo mubona bino bintu bizamuhira? Ese mu kufata irembo Kiramani yari yabanje yabitekerezaho ngo abone kuba yakora igikorwa nka kiriya? Ese Kiramani mu gufata irembo yakoze igikorwa kizima? Ese Kiramani mu kugenda akajya gufata irembo kwa Queen yaba yarakoze igikorwa cy'ubugabo? Guys rero icyo ngusaba ni ukuba waba umunyamuryango ndetse ukanakunda ibikorwa bari kubagezaho umunsi ku munsi. Icyo ngusaba ni ugutateshuka ku nshingano zo kuba wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire. Kandi murabizi ko igikorwa cya mbere kiba gikenewe hano kuri Venke Empire ni ukuba wakora subscribe maze tugakomeza tukagendana n'ibikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero urukundo rwo rukomeje kuba rwa rundi. Nyambo ngubu tuvugana Niyori yamaze kuba yamucika. Nyambo ngubu tuvugana ntago azi byabereye muri Gasharo. Yves yamaze kuba yamutwara umukunzi we ndetse umukunzi wakunda by'ukuri ndetse umukunzi wakunda urukundo rudasanzwe. Yves yamaze kuba yajyana Niyori bugwate. Ese guys utekereza ko Niyori ubu ngubu tuvugana afite amahirwe yo kongera kuba yagaruka mu cyaro? Ese utekereza ko Niyori ubu ngubu tuvugana amahirwe ahari yo kuba yagaruka mu cyaro rayahe?
guys rero turabizi ko na Mutesi nawe muri kino cyaro yaharongeye umugisha. Turabizi ko Mutesi ubu ngubu tuvugana nawe mu cyaro yamaze kuba yahakura umukunzi we. Mutesi yamaze kuba yabona umuntu bakundana. Ese Mutesi yaba agiye kwemera agahama hamwe agashaka umukunzi we umukunda? Ese Mutesi bwa mugani yaba ashaka kugira ngo ahamahe hamwe afatura mu jama bakundane? Mutesi turabizi ko adahagarara ahantu hamwe. Mutesi turabizi ko ari umuntu udakunda kuba yicara ahantu hamwe. Mutesi ubu ngubu tuvugana ntago tuzi koko niba agiye guhama hamwe agatangira agakundana n'uriya musore. Ese guys ko twamaze kumenya neza ko Ani ari kwite inda ya Rufe, ese rwa mugani Rufe ndekazakora igikorwa cy'ubugabo amujyane? Ese Rufe mu rukono ukuntu akunda Ani yemera akamwihinduka bwa nyuma? Ese Rufe ubona kiriya gikorwa cyo kuba yihinduka Ani akanga kuba babana kubera kamutwitiye, ubona Rufe kino kintu yagikora kuri nijoro? Guys rero turabizi ko Rufe akunda Ani urukundo rwa nyarwo. Turabizi ko Ani akunda Rufe bya hatari, nako Rufe akunda Ani bya hatari. Kandi na Ani nawe twamaze kumenya neza ko hari akantu kagatangiye kuba kamujyamo kuko yiyumvamo Rufe. Ese guys Ani yaba agiye gufata umwanzuro kuba yatandukana n'umukunzi we agakundana na Rufe? Ese mubona biriya bintu bishoboka? Guys rero turabizi ko nta kidashoboka. Turabizi ko Rufe namara kwemera Rufe kuba yemeye umwana we, turabizi ko urukundo rwa Ani ndetse n'uriya musore byarangiye. Turabizi ko urukundo rwabo ubu ngubu tuvugana nta n'ahantu rushingiye. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana batandukanye. Turabizi ko ubu ngubu Rufe intego yihaye yo kuba yatsindira Ani turabizi ko yayigezeho. Ese ubona Rufe bimushimishije kuba yatsindiye Ani? Guys rero kuri ino nshuro icyo ngusaba ni ukugira ngo nuze kubura kuri episode kurigira filime yacu Ibanga, cyangwa se ngo be wava hano kuri Venkempa udakoze subscribe kugira ngo tujye tugendana mu bikorwa byose mbande kubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri ngusaba no kuhakora subscribe ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe, ubundi tukamba tugendana mu bindi bikorwa byose mbande kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero murabizi ko filime yacu Ibanga ihari kandi namwe mukunda Ibanga murahari. Murabizi ko ibikorwa byose mbande kubagezaho umunsi ku munsi ari mwebwe muba mutunye mbandi hano. Nyambo, Niyori ndetse na Yves ibyabo ntago tuzi iyo birarangirira, ndetse Yves na Niyori ntago tuzi uburyo bagiye kuba babikoramo. Yves ntago tuzi agakina agiye kuba yakina Niyori kugira ngo abe yamuheza i Kigali burundu. Yves ntago tuzi ikintu cyagiye gukorera Niyori ku buryo agiye kuba yamuheza muri Kigali. Guys rero icyo ngusaba no kuba watanga ibitekerezo by'ubundi ukambwira ukuntu wimva kuri filime yacu Ibanga. Kandi ni muri umukunzi Ibanga murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho ari mwebwe muba mutumye turi hano. Guys rero Nyambo asigare Mumarira, Niyori nawe agiye Kigali, Yves nawe ajyanye Niyori Kigali Aramushimuse. Yves agiye kumuta muri Kigali ahite yizira mu cyaro. Ese murukona haracura iki? Ese murukubona kino kintu kiraza kubyara iki? Guys rero turabizi ko bino bintu Yves bitazamugwa amahoro. Dete nawe turabizi ko bitazamugwa amahoro. Gahima nawe turabizi ko ibikorwa byo bikora umunsi ku munsi bitazamugwa amahoro. Ndetse Papa Kiramani nawe yamaze kuba yishira mu byago ku buryo Kiramani ubu ngubu basigaye amucungisha ijisho rya danje. Turabizi ko Papa Kiramani nawe ubu ngubu nta n'ahantu yemerewe kuba yajya ngo yisanzure kubera z'ibi bintu byo yakoze mu myaka zashize. Kiramani nawe akomeje kuba yafata umupango wo kuba yashakisha amakuru yerekeye kuri Teresa bya danje. Ndetse Mama Kiramani nawe ari aho ngaho aratuje nagaze ikintu yakora kugira ngo abone ukuntu umugabo we ibintu byaba ari gupanga umunsi ku munsi.
guys rero murabizi ko ibikorwa byose tuba dukora umunsi ku munsi mwe tuba turi gukorera icyo ngusaba no kubakora subscribe no kuva nkemba muri tugakomeza kuganira muri ibikorwa byose tuba dukora umunsi ku munsi kandi ndabakunda cyane muri abantu b'intwari kongera uhure ku indi episode kuri cya filime Ibanga ndabakunda.